Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni nziza ibihe byose. Yesu yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose. Icyubahiro no gushimwa ni ibya Yesu. Haleluya. Ndakwegereje amasengesho ya nijoro, sesha nimugoroba, sesha yo kuryama. Ndakwegereje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tutaratangira gusenga, ndakuraritse amasengesho ya saa 9 z'ijoro uyu munsi cyangwa se ejo. Ndakuraritse amasengesho ya saa 9 z'ijoro ku itariki 24 ndakuraritse. Turaza gusobanura ibintu by'abarangi n'imikorere yabo. Turatanga n'ubuhamya. Hari ubuhamya umumama araza kuduha ubuhamya bw'ukuntu umupasiteri yasanze umupasiteri ngo amufashe gusenga. Ibyo yamukoreye rero by'agahomamunwa muraza kubyumva muri ubwo buhamya bwiwe. Turagira n'umwanya wo gusenga tubohoza abantu baboshywe n'iyo myuka. Masengesho ya nijoro mu kanya rwose ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 2025, isengesho rya saa 9 z'ijoro. Urikurikire urishaka kuri iyo tariki. Turaza kumvamo ibintu byinshi bitandukanye n'amabanga ya Satani. Rega twagushije ishyano mu ivugabutumwa. Hari abantu baseseye, yego, ariko Imana irahari. Reka dusenge isengesho ritoya cyane rigufiya. Niturangiza tuze guhera amasengesho ya saa 9 z'ijoro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Yego, hari ubuhanuzi Yesaya yanditse igice cya 4 ngo umunsi ngo abagore 7 bazajya ngo ku mugabo umwe amubwira ati tuzitunga, tuzishaka ibyo kurya byacu, tuzatwiyambika imyambaro ngo ariko tukwitirwe gusa. Ibyo bintu byarasohoye. Abantu benshi bitirirwa Kristo cyangwa se Yesu, ariko nyamara bikorera ibyo bishakiye nyine. Bambara uko bashatse, bagenda uko bashatse, bitegeka, ariko bitwa abakristo. Bitwa abakristo, birababaje. Umuhanuzi bwarasohoye nta kundi. Reka dusenge. Imana ishyira uburinzi ku miryango yacu na bene wacu. Niturangiza turyame ku bari mu Rwanda, bari hanze, namwe Imana ibagirire imbabazi. Ntabwo video irarenga iminota 7 cyangwa 8. Ndashaka ko video ngufiya. Tuba twiriwe mu ivugabutumwa, natwe twacotse mu Imana, twacotse. Yego, Uwiteka mwami wacu, Mana umuremyi wa byose, turagushimye uyu mugoroba ko abanyina buri muntu wese tukaba tugeze amasaha turi amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbere yuko tugubwa n'ibitotsi, bamwe bari mu Rwanda cyangwa mu Burundi n'abandi batandukanye, muri amasengesho ya nijoro turakwinginze utweze, udutunganye, udukoreho ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, udusukure, usukure imibiri yacu, umwuka wacu, ubugingo bwacu, mu izina ryawe Yesu. Ndasengera abamama, abagabo, abakobwa n'abasore. Ndasengera imiryango, amafamiye, bene wacu n'inshuti zacu, kugira ngo ushyire uburinzi kuri twebwe, ushyire uburinzi kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bakunda kurwana n'ibitero by'umwijima cyane cyane nijoro, bakaremba, bakarwaragurika, bakarota inzozi zipfuye, z'imyuka mibi, z'ubusambanyi, z'inzoka, z'ubucikarafuti butandukanye. Mwami Yesu ndakwinginze ushyire uburinzi kuri twebwe. Uturinde ayo mabohero ya Satani. Uturinde iyo myuka mibi inyura ikora cyane cyane mu ijoro, ikora cyane cyane nijoro. Myuka y'ubucuraguzi, myuka y'uburozi, myuka y'amagini, myuka igendagenda nijoro. Izo mbaraga zose n'iyo migambi yose mibi Satani aba arimo gucura kuturwanya, iyo migambi yose turayishe muri risengesho rya nijoro mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ndategeka imigambi ya Satani n'intwaro zose arimo gucura kurwanya bene data kuvunagurika. Izo mpanuka bahora bagutega uzisimbuka, ibyo birwara bahora bagutongera ukajya kwa muganga bakabura indwara, ibyo bicaniro byose turabivunaguye, intwaro zose turazivunaguye mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugusengeye kurindwa n'Imana n'amaraso y'umukiza. Haleluya. Tugusengeye kubohoka, deliverance mu izina rya Yesu Kristo.
umutungo wawe, amafaranga yawe, ubutunzi bwawe bubohoke, abana bawe biga, abanyeshuri babohoke, umugabo wawe, umugore wawe, fiyanse wawe muzabana, ndategetse bose babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Myuka ibatwaza igitugu, imbaraga z'amarozi, imivumo, ibitongero, imiti yabo bakoresha bahamura, byose turabyishe mu izina rikomeye y'umwami wacu Yesu Kristo. Duhindutse umuriro, imibiri yacu ni umuriro, aho turyama ni umuriro, imyenda yacu ni umuriro, ibyacu byose tubigotesheje umuriro w'Imana, tubigotesheje amaraso Yesu Kristo w'umunyanazareti. Imyuka irwanya abantu mu kazi bakora, dayimoni zihagurukira mu kazi kurwana, akazi dukora tukagotesheje amaraso Kristo. Myuka yo gusubira inyuma, myuka munaniza, myuka iteza abantu amadeni n'inzara no kubura amafaranga yo kuba bakwishyura inzu baba kubakodesha, iyo myuka y'ubwo bukene kuri urwo rwego turabyanze mu izina rya Yesu Kristo, kuko ntabwo ariyo masezerano duhabwa. Mu Gutegeka kwa 2:28 birivuga ko turi abanyamugisha, tuzaguriza amahanga tutazayaguzaho, tutazakena, abana bacu bazagira umugisha, tuzagira umugisha tujya ku kazi tunagaruka tugahinduka umugisha. Niyo masezerano dufite. Ibyaduhaye amasezerano mu mwuka byose turabyishe, turivanga muri amasezerano mabi y'umwijima mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze mwuka wera, ngwino ubane natwe, uduhe kubona mu mwuka, ushyira imiti ku maso yacu tubashe kubona mu mwuka, udukoreho ubuhumyi bwo mu mwuka mu izina rikomeye y'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze mwami, turabigushimiye, tubisabye Imana Data, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Haleluya. Ijoro ryiza mu izina rya Yesu. Harabura iminsi mikeya igeze ku minsi 7 cyangwa 8 kugira ngo twinjire mu kwezi kwa 5, ukwezi kw'amasengesho yo kwiriza, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 3 cyangwa se ku itariki 4 mu rukerera rwa saa 9, n'amasengesho adasanzwe. Imana nibikunda ntabwo nzaba ndi njyenyine muri amasengesho, nzaba ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana azadufasha mu kwigisha ijambo ry'Imana. Ayo masengesho azaba ari amasengesho adasanzwe, amasengesho yo kuvanaho ibintu byose by'inzitizi mu mwuka ndetse no mu buzima busanzwe bw'umubiri. Amasengesho yo kwiyiriza tuzayahindura uburyo twiyirije. Ubwashize twiyirije amazi, ngo ndikubwira abantu baje bashyashya, ubwashize biyirije amazi, twiyirije amazi gusa, ariko ubu amasengesho yasenze abantu bakeya, benshi yarabananiye. Ndibaza ubu bwo kugira ngo abantu bose tuzayisangemo, n'aba ba diabete, n'abantu ngo barwara igifu, n'abantu baba bari ku miti, ku binini, tuzayakora ku buryo buri wese azayisangamo tukayasenga koko. Imana yo mu ijuru izaba umugisha kandi izadushoboze. Nari narifuje ko buri wese yasoma, mbere ko tuyakora, buri wese yasoma igitabo cya Yesaya 58, igice ni cya 58 akageza ku murongo waho wa 12. Ubwo yahera kuri Yesaya 58 guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 12. Yesaya 58. Yego, noneho muri icyo gice hari ahantu Yesaya 58:6 ngago kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ngo yize urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca by'agato byose. 7 kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, wirengagize bene wanyu. Aha nari natekereje ndavuga ni amasengesho yo kwiriza Imana ishima nuko twajya tugira n'ibikorwa dukora by'urukundo. Nabaye mu mageragere iminsi 365 umwaka wose. Yego, umwaka wose navuze y'ubutumwa. Hari benshi bagiye baba mu makode yo kwa Nyirangarama, uhereza amafaranga, bahora bamagambwa ati umukozi w'Imana bimeze nabi. Ibyo nabivuze ndatuzongera tunabisobanureho. Bari bimugereza Yesu yabikomoje muri Matayo 25:31 hafi aho ngaho ngira ngo rangira avuga ngo kuko nari mu nzimbo y'Umudawute azabwira abari iburyo bw'ati nimuze
abo data yahaye umugisha, nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, nari muri gereza mu nzu y'imbohe muza kunsura. Yesu urumva abantu bari muri gereza nabo yabashyize imbere, kandi nabayeyo ubuzima bwabo ntabwo ari bwiza, ntabwo ari bwiza na hato, ntabwo ari bwiza. Hari ibyo umuntu yavuga ibyo atavuga byaceceka, ntabwo ari bwiza. Ninjya mvuga ikintu nkavuga gutyo uzajya ucyumva mu buryo bukomeye cyane. Bakozi Imana bene data, hari abantu babayeho mu buryo buri puwari, mu buryo bukennye. Noneho waba ufite imyenda ibiri ukaba utawufite, hari uwavuga ati njye ntabwo nakwemera umwenda umuntu yambaye. Impamvu uri kubivuga nuko uyifite. Njye ntabwo nakwemera inkweto umuntu yankuburiye. Impamvu uri kubivuga nuko ugiye gute uzifite nyinshi. Hari uwabubuze, noneho reka tubyoroshye. Nk'ahantu muri mu Rwanda ufite ko nanze bishoboka, niba ufite imyenda myinshi, yaba ari iy'abana, yaba ari iy'abantu bakuru, cyangwa n'inkweto mutagikoresha, njyewe uzambwire ngo nuyangaha muri Kigali mfite imyenda ingana gutya, mfite inkweto zingana gutya, uzaze mbiguhe wowe wabona abantu biha, nzaza kandi nzakwereka ndi kubiha abantu, nzajya mbakwereka. Nubishaka nzakwereka abantu ndi kubiha, nzajya ngo nabyikubiye, cyose nabikora n'umukozi w'Imana. Nzakwereka abantu nyiha, kandi bashaka no kurira, akarira ati Imana umpaye umwenda wo kwambara. Barahari my friend, twe tuba dutuye mu ntara mujye mutubaza, barahari. Wowe ushaka ati njye ntabwo nafata umwenda w'umukuburano munankubure, nuko uyifite ufite depo yayo, ugasanga ufite imyenda utagikoresha irunze ahantu, abana barayisize ntimukiyambara, inkweto abantu bambaye bodaboda bajya mu rusengero. Niba uri hafi uri mu Rwanda, numira nze ndayifata nyitware njye kuyiha abakeneye. Nanjye se nababura, ndabafite benshi cyane. Niyo waba uri hanze muri Amerika cyangwa muri Canada, nawe birakunda. Hari umudamu ugeze kuyohereza hari umudamu ugeze kuyohereza hariya kuri ya posta ya Nyarugenge, hari umudamu ugeze kuyoherezayo ku iposta ya Nyarugenge. Ndagenda yifata, mfatamo ibitenge mbiha abakeneye, amakanzu. Ntabwo yari myinshi cyo kuziyohereje, ntabwo yari myinshi, ariko nageze gute, narifashe ndayigabagabana. Nanjye hari akanuza agapira kankwiye, nakuyemo kamwe, indi ndangije nyiha abantu iy'abagore. So rero bakoze Imana, Yesaya 58:7 ngo kandi ukarekura ibyo kurya byawe, ugata ibyo kurya byawe ukagabura umushonji, ukazana abakene bameneshejwe. Ushobora no guhura n'umuntu ukamuha ibyo kurya muri quartier, ako cyane ku bintu byerekeye n'imyambaro, imyenda. Ushobora kuvuga ati ushaka kugira isoni zo kuba wahereza umuntu ikintu ngo kitari gishyashya. Ufite isoni, uzambwire nge nzaza nyifatire nyimuhe. Uzambwire nge nzaza nyifatire, nge ntabwo nabura abantu mbiha, nta n'isoni nagira, kuko mba nzi ko umuntu agikeneye. So twige gukorera Imana muri ubwo buryo, twe kujya duhora mu Kigali cyo gusenga gusa, ahubwo turekure dutange, dufashe ku by'Imana yaduhaye. Imigani 3:9, ubashe Uwiteka ubutunzi bwawe n'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzura imitobe. Mu masengesho yacu yo mu kwa gatanu tuzakoramo ibyo bikorwa by'urukundo. Tuzakusanya ibyo byose, iyo myenda, amafaranga, tujye twasura abantu bari muri gereza. Mbe nagera kuri abo bene data twasenganaga bari muri gereza, twasenganaga barimo n'amagingo aya ngaya, bakate 15-20. Yego, tuzagira ibikorwa by'urukundo dukora. Niko kwiza, niko gusenga kwiza, ko gutana kwiza. Ariko buriya Yakobo igice cya mbere, ibyanditswe biba byangwaniye mu mutwe ikamarebe. Yakobo igice cya mbere 27, reka ne kuvuga hatariho, kuko ari igihe biba byinshi ugasanga hari icyanditswe navuze ejo bundi muri Yohana, ubwo ariko kiri muri Yohana ubutumwa bwiza
mvuga urwandiko rwa mbere rwa Yohana, mbona umuntu kuri YouTube yanditse ngo ni ubutumwa bwiza. Yego ari gihe byivanga, reka manze marebe. Ni Yakobo rero igice cyaho cya mbere 27 niko ngiye mbizi, havuga ko idini ry'ukuri ritaryarya imbere y'Imana ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Reka ndebe ko ari ko havuga. Yego niho urwandiko rwa Yakobo 1:27, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ngayo nguko rero ntabwo tuzatwirwa twirukana imizimu buri kanya gutyo gusa, ahubwo tudakora n'ibikorwa by'iki by'urukundo bizaduhesha ingororano mu bwami bw'Imana, bizaduhesha umugisha. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ni Teose babireba, ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ngo ugira neza ukabisanga, iyo ugiye ngo wagira nabi ukagugaruka ukiriho. Iyo umuntu agize neza abisanga iyo agiye, bimutunga muri cya gihe wadashobora gukora. Nabibonye ndi muri gereza, Imana yabaye hafi y'umuryango wanjye, si uko nasengaga gusa, ahubwo ntabwo nagura umuceri ngo nkumare ngiye agafuka kose nkashyire mu nda ngacire mu nda, no. Nange ndatanga, Imana imaye amafaranga nange nyaho umuntu utayafite, ndafasha, nkora ibikorwa byiza, nsura abantu ntagenza imbokoboko, nange ngira ibikorwa mfashe. Ibyo rero byose bibigwibutso imbere y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ndarisoma cyane, ndarisoma. Imana yabwiye Koroneli yakozwe n'10 amasengesho yawe ya saa 9 kuyamubwiye no kugira neza kwawe byose byazamutse, n'ubuntu bwawe bwinshi byazamutse ku imbere y'Imana urwibutso. Iyo umuntu agera neza barimo gusenga nabwo. Yego Imana ibahe umugisha, mugira ijoro ryiza. Amasesho yo mu kwa gatanu tugutangira kuyavuga no kuyavugaho kugira ngo tuyitegure, ariko se ku kwezi kwa 4 kwihusera, kwezi kwa 4 kurihuza cyane. Reka tubifurize kujya neza no kugira ijoro ryiza, twitegura amasengesho mu kwezi kwa kangahe, yo mu kwezi kwa 4 kwa gatanu. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni Gakuru Fabrice, nimero nyine 0783 hari abayinsa muri komanteri, ni 0783 yuri hanze nko mu Burundi cyangwa n'ahandi, ubanza gasaraba 550 ugashyiraho 7883 Imana y'amahoro rero ibane namwe, ibiteho. Naho ubutaha. Borwa TV vuga butumwa.